Yes, ikaze mwe mwese mukurikiye Boom Wise amajyaruguru amajyepfo y'uburengerazuba zo mu mujyi wa Kigali ndetse hano mwese muri diaspora ikaze nizere ko mumeze neza. Uyu munsi ndi kumwe n'umuhungu wanjye Gaca online Gaca naho waje hano hari abana bajya ku ishuri ariko bari muri vacances nabo baba bagomba kwenjoyinga urutare rwa abatsinzwe uriya mwana n'uya mutwe ntago yatsindwa ni wakirute. Yes, ngira ngo hari mwabibonye ko twageza mu karere keza, akarere gateye neza, akarere keza cyane, akarere abantu benshi batazi bakita Gatsibobora. Niko uyu munsi ndi kumwe n'umujene wanjye Gaca, meze bite? Sohoza abakunzi ba Boom Wise isagira vava ko baba bagukumbuye. Eba nk'uyu nguyu yitwa ngo ni Mutuyimana Alice ati Gaca ndamukunda cyane munsuhurize umumpere na bize 3 ngaho. Aho kose cha bano bantu burya banihuta abana basigaye bagukunda mu rwego hejuru. Uyu munsi niki cyatuzanya niye mpamvu turi hano kwambyukizije igicuku kubera iki turi hano? Nonaga nta kindi mani umucacu n'ugacika umucacu n'ugacuye muri ya gahunda yo gutembereza abantu mu Rwanda bamugende bamenye ikindi Gatsibo k'imitoma ngo nutajya wongeraho imitoma ubyimenyera. uturabo dukunze ufata ikigo kikakuzunguza ikibare ni umuti w'ikibare. Ako gato iri bukiranuke n'abayobozi utangiye kwita akarere umuti w'ikibare. Ubu muri make Gatsibo uhavurirwa n'ibindi bintu zigacurangira ahitwa muri Gatsibo muri Mugera ariko njya numva batubwira mu mateka ikireri zaraje zarakubita nonaga tukaba tuje abagore bagasohokana amabuni bakajya kubyina kabisa. Rero hano turingarama tukaba twaje gutemberera aha hantu kugira ngo tubereke abantu ibyiza nyaburanga byaho kandi ikindi hanga kuhatembera nonaga ni ubuntu. Ikino ngarama iri kuvugurwa mu kuyibona nyuma yanjye wowe muntu utaratembera niba yishyuza amafaranga ntuzigere ubabara, ntuzigere na rimwe wumva neza yuko ari amashyari bagufitiye bakubwiye ku buntu banga kuza. None aha ngaha tukongera tubatembereza mbese ikirenge aho kiri muraza kugenda muhabona, ahantu hari amajanja y'imwe muraza kuhabona. Hano ni hahandi ubyumva habaga igisiga muri Ngarama ariko aha ngaha nani hano gafite amateka menshi saruhara rwa cyakaga abantu kwanza duhayo mateka kuko njye yiga P6 iyo nkuru barayitubaje sibyo ko nanayize uburyo ki ngo abaturage wango Gatsibo hari umwami hari n'inzu y'umwami yazitse kwibuye noneho ngo abaturage bajyaga bajyanayo nongo hakaba igisiga. Ibyo bintu uca uburyo bidusobanurira ubundi amateka yacu agaragaza yuko muri aka gace kabayemo abami kandi kari mu karere bashinze igihugu bwa mbere. Iyo mvuga gushinga igihugu habaga igice kimwe uzajya urumva bakubwira ngo hari Ubuganza, hari Umutara, hakaba Igisaka, mbese ni ibyo bihugu. Noneho hakaba no ku ijuru rya Kamonyi abantu bazi amateka y'utwo duce twose zagenda babwira. Noneho bakubwira inyaruguru uzamenye yuko hari umutwe w'ingabo warindaga umupaka cyangwa inkiko muri iki gihe n'imipaka ariko iki gihe n'inkiko z'u Rwanda n'u Burundi. Inyaruguru cyane vuga Nyaruguru bikaba ari akarere kari mu ntara y'Amajyepfo cyane. Ahantu rero amateka yaho harihariye kubera yuko hari ikirenge, hakaba hari n'ijanja. Naho biratunguye kubona ahantu hashashe urutare wabona ibyo bintu. Hakabamo n'ingoma reka ingoma nayo irahari urayikubita yubatsemo ngo muri metero 601.
twahasangaga niho tembere abantu bayibone. Ariko ikindi kintu nakubwira, wowe ufite sheri wawe kwatembera biroroshye. Hano Ngarama hari amahoteli, hari ibikorwa remezo, hari imihanda. Wowe nuzagira ipfunwe, hari ibitaro, hari ikigo cy'abageni. Akarwara bazamuvura hano hepfo gatoya Ku bitaro rwose ngira ngo abantu bari no kubibona iriya nyubako isumba izindi. Nuko uyu mwanya amakuru ufite nuko bagiye kubaka etage hano hepfo, ubona inyuma yanjye hano bakahakorotira. Kwa kundi wowe ujye mu Kagera ukishyura mu Mutara naho rwose biremewe. Mu gihe rero wowe wumva yuko uzahaza bambaje kwesha ku mafaranga no gutembera Akagera karabaneneyeho n'Abanyarwanda, ariko icyiza turahababera Akagera tukakatwara kabatembera kandi ntitwahagaze. Nuko iki Umunyarwanda umwishyuza, imagine nawe. Abanyarwanda mukwiye gukura mu mutwe mukareka imyumvire. Gatanya ngo none se ngamatike. Yes, bantu bacu kuri Boom wese kora subscribe. Aya ni amateka sasa rero. Dore hano hantu ndi kano gace jiji babarira wereka barahagara muri naso yahangana kuri bifate neza. Hari ndayifite aha hantu nyine aka kazone akangaka yego ijyano gato bumva ibintu bivuga. Aha ni hahandi umwami bazaga bagacuranga. Sisi ubyumva ese ngoma na guri kuyumva koko wita cyane sha, ako nta nakaririmbo waturirimbyoka se rwagiye utazo karizo niyizi. Nese bamucurangiraga izi ari indirimbo nyinshi rero bavugiraga inka hose. Baribona ugiye bavuze indirimbo za Kinyarwanda sibyo, abantu banamenye kandi natwe duhagarira umuco ariko natwe mu karere kacu yego indirimbo gakondo, imbyino, mbese ibintu byose nyine. Ariko none ahangaha ntabwo twaje mu gice cyo kuririmba. Rero aha hantu harihariye aho bavugirizaga ingoma umujyi wose uko umuntu wifuza kuzaza kwasura mu gihe atarakorotira. Amakuru ufite nuko bagiye kuzakorotira umuntu uzagize ahantu kuza ukungurwa kubitaho ukunguko niba gucumba 15 baraga kuza ku buntu ntuzavuge kuko mu gihe kiri imbere barenda kukorotira. Yes, uyu nguyu ati ese biriya bigega tuhabona byo n'ibiki bimaze iki? Biriya bigega ni iby'amazi kubera yuko ubundi kino gice kugira ngo ubone amazi byabaga bigoranye. Rero kuko hakundaga kuza n'abantu benshi cyakigega kimaze kirekire ntabwo ari ibya none ahangaha. Yego byafashaga abantu bo muri kano gace bari batuye kugira ngo babone amazi yo kunywa ndetse no gukoresha mu buzima busanzwe. Urumva ntabwo umwami aho bafataga umwanya muremure ngo bapfiriya amazi wifuza kuhasura uturutse mu karere kose ka Nyarugenge ifatire umuhanda wa Gufini Gicumbi Nyagatare umushyika yitwa Ngarama babwira bagukuremo gusa ahangaha unyura mu Kigereka ku rutare rwa Ngarama bajya bavuga ni hafi rwose iminota 3 uvuye kuri kaburimbo hose hatembereye. Yes, nagejeje ndizera ko tuzakomeza kugenda tubana ibintu mubikunda biko gukora subscribe kuri Boom Wezi turakunda cyane sha